Banje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Izina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini ndabashimira cyane. Jye mwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabateguriye izina ryiza cyane rikunzwe kandi rigezweho rihabwa umwana w'umuhungu ari ryo Ryan. Reka turebere hamwe ubusobanuro bw'izina Ryan, zimwe mu ntege nke zabo, imbaraga zabo, bimwe mu byo bakunda ndetse n'ibyo banga mu buzima bwabo. Mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ntujye ucikwa n'ibi biganiro. Bahaye ikaze. Izina Ryan rishobora gusobanura ibintu byinshi kuko Ryan rifite inkomoko zitandukanye. Mu rurimi rw'Icyarabu, Ryan bisobanura ufite ubuzima bwiza, uwuzuye umucyo, wakunzwe n'Imana, ufite amahema n'umugisha. Ryan ni izina ry'umuryango w'irembo ryo mu ijuru mu myemerere ya Isilamu. Naho mu Cyongereza, Ryan isobanura umwami muto cyangwa umuntu ufite agaciro gakomeye. Bityo Ryan bishobora gusobanura umuntu wuzuye umugisha, ufite agaciro kandi ufite ubuzima bwiza. Ryan ni izina rigaragaza ubuzima, umugisha n'ubwiza bw'imibereho, rivuga umugisha, ubuzima bwiza, agaciro n'icyubahiro. Reka turebere hamwe ibyo ba Ryan bakunda. Ryan bakunda amahoro n'ubuzima bwiza, ubutunzi n'iterambere. Ba Ryan kandi bakunda gukundwa no kubaha abandi. Ba Ryan bakunda gukora cyane kugira ngo batere imbere. Ba Ryan nanone bakunda ibintu byiza n'ubuzima bufite ireme. Reka turebere hamwe none ibyo ba Ryan banga cyane. Ba Ryan banga ubukene n'ubuzima bubi, guteshwa agaciro, gukoreshwa nabi no gutotezwa n'ibibazo. Ba Ryan nanone banga abantu b'uburyarya no kutagira amahirwe. Zimwe mu mbaraga zabo, ba Ryan bakunda kwiyemeza no gukora cyane. Ba Ryan barangwa n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa inzozi zabo. Ba Ryan nanone barangwa n'ubusabane bwiza mu bandi. Ba Ryan nanone barangwa no kwiyizera ndetse n'umwete, bakunda gushyira mu bikorwa ibyo bifuza. Zimwe mu ntege nke zabo, ba Ryan bakunda ibintu byiza cyane bigatuma bakoreshwa cyane. Ba Ryan bakunda gutinya no gukaza ibintu bidafite umumaro. Rimwe na rimwe bashobora kuba abahangayika. Ba Ryan kandi barangwa no kwihuta gushyira mu bikorwa ibintu bitagambiriwe ndetse bitatekerejweho neza. Ba Ryan nanone bakunda kwishingikiriza amahirwe. Imwe mu myitwarire yabo cyangwa bimwe mu bibaranga, ba Ryan ni abantu bakunda iterambere n'ubuzima bwiza, bafite umutima ukunda amahoro n'ubusabane. Ba Ryan kandi barangwa no gushobora kuba abacuruzi beza cyangwa abayobozi mu buzima. Bafite intego z'icyerekezo cyiza cy'ejo hazaza. Ba Ryan barangwa no kwiga gukoresha neza ibyo bafitiye umumaro kandi bagakunda kwiteza imbere no kwihangana. Mu buryo bwimbitse, Ryan ni izina ry'umuntu ufite umugisha, ukunda ubuzima bwiza n'iterambere, ariko akeneye kwiga gukoresha ibintu neza no kutihutira gufata ibyemezo bitatekerejweho. Ubusobanuro bw'izina Ryan naho burangiriye. Niba wakunze iyi video, nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Tukazahora mu kiganiro gitaha. Murakoze, mugire ibihe byiza.